Mfata Ikiganza TV nge nizigi muri kumwe uyu munsi twasuye abana bakiri batoya ariko bafite umutoza wimazemo igihe watangira twibwira. Abakozi banyita Nsengimana Damiane nkabandi umutoza w'Ikaraba. Kuki wibanda gutoza cyane abana? Nabonye ari abana cyane wibanzeho cyane no kubera iki? Kubera abana nibo beza nabo batagora. Nyine n'abantu bakuru na bose turabatoza ariko abana nibo tuba twabanye cyane kurusha abakuru. Niki kikugora mu bijyanye no gutoza abana? Niki kikugora? Vuga ati kino kintu kirangora kabisa, ngize umuntu mbona umfasha bya nano nakore birenze ibyo nkora ubu. Ikintu cya mbere cy'imbogamizi mura n'abana gutozana abana ikintu cya mbere no kuburano dukorera. Wenda nka matera wenda abana bakoreraho ko nk'umwana yo mwigisha bwa mbere nka hasi abanza kubitinya cyane akavuga ati navunika cyane akubita umugongo hasi nk'ababara. Rero nk'ubu tubonye umutira ngo badufasha rwose akaduha nk'amatera n'iniform zisa twese bihagije rwose. Ese nabonye ari abana bamwe mu butoza bashatse bana kwigira inyuma yawe nkababona bamwe bambaye uniform abandi bazambaye. Ese nukubera iki? Abangaba bambaye uniform abangaba ni wabo bagiye bikoramo. Mwe wabo bagiye bikoramo bakavuga ati reka uyu mwana tumukoreshereze imyenda ya siporo ariko abandi kubera nta bushobozi bafite niyo mpamvu baba bambaye uko nguko. Ni ukuvuga ngo wowe wakira abana bose bafite impano ya acrobat nubwo baba nta bushobozi bafite urabakira? Bose ndabakira bose. Nta kiguzi bibasaba? Ni ukuza gusa? Kiguzi ntacyo. Mwese ateza ubuntu n'ubwitange bakoze ko batireka noza abana. Kujyambaho Imana nawe. Hano nabonye ufite abana benshi bafite imyaka itandukanye. Nuhe mwana wakoze ikintu kabisa ukumva ukavuga ati rwose ngutoza mbigumyemo nta nikizabimvana muri abana ufite? Nuhe mwana ujye uvuga ati kabisa uyu mwana ari arabikora nkumva nanjye biranshimishije? Kwa amasegonda 3 bambwiye ko ari we umunyeshuri uha imbaraga umutoza wanyu, utwereka akantu kamwe katumye nyine avuga ati umunyeshuri wanjye kabisa arabizi. Uri tayari? Okay, tugende sasa. Hano hafi rwose, hano hafi. Okay, barakoze cyane. Abadukurikiye rero murabona ko uyu mwana koko arabishoboye, bagenzi be nabo muha amashyi, arakomeye cyane. Aka kanya karabu yanyu ni iki kintu keneye cyane kuruta ibindi? Tukafata ikintu kabisa turagikeneye kuruta ibindi, tukibonye kabisa twagira kure hashoboka. Icyambere dukeneye cyane ni matera yo gukoreraho. Ni matera nyine mukina? Matera ni uniform, ibyo nibyo dukeneye cyane. Mwangu mukeneye kugira uniform mukajyana matera. Ninde muri club yanyu uji wasetse yabona mwara kaya bati ngenda abaninye barasetse? Joseph bite? Umeze neza? Baramye kabisa ngo abantu hano iyo barakaye iminkanyari yaje niho basetse. Niko bimeze se? Niko bimeze? Ngira akantu kuri kubabwira bose bagata baseka, bose bagata bamwenyura. Deni muri barakaye reba inyuma yo kuntu bameze. Sakuntu bano bantu baseka. Ukuntu tuba tumenyeranye niyo bambonye baraseka bakishima nyine. Rose ni wowe usekeje cyangwa ujye uvuga usekeje? Bitewe n'ukuntu tuba tubanyeho neza nyine. Barambona bakishima. Urumva ngo urasekeje? Damiane rero urimo kuganira na Mfata Ikiganza TV, nyako abantu bazakubona ni benshi batandukanye. Nube butumwa no waha cyambiro hera ku bana, ni butumwa baha no bwa kabiri, ni butumwa baha ababyeyi badaha abana uburenganzira bwo gukina imikino itandukanye. Ikintu cya butumwa bwa mbere naha abana ni gukunda siporo. Ko siporo uri ikora ntabwo wajya muri izo ngeso zose. Uje ugakora siporo irura no mu bwonko
ibibazo byose wari ufite ubyibagiwe kubera siporo. Kubera siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu, niyo mpamvu nabashishikariza nabo kuzamo tukabigisha nta kibazo. Ndabarika abana bakaza tugafatanya tugakora siporo. Niba buri ifungiranye umwana mu rugo buriya ni kwa kundi umwana atangira kuzana za mico mibi na za ngeso mbi, ariko aje agakora siporo tukamwigisha tukamuha n'ubundi burere bwose, umwana aragenda akagororoka akaba neza nta kibazo byose. Murakoze cyane. Indematoza w'ikirenga yaravuze, intore z'u Rwanda muhaguruke, twese dufatanye The Sky Eagle. Fata ikiganza ukore subscribe, ukore share, urabutera imbere impano zawe.